isaha ya gatatu y'umunsi. Iyi ni isaha ya gatatu y'umunsi. Arababwira ngo ibimureba byahanuwe n'umuhanuzi Yoweri. Aravuga ngo mu gihe cy'imperuka abakambwe bazarota, ababwira icyo babaye ko buzuye umwuka, ariko mu gihe gisa n'iki ngiki umuntu bamufata ari no gusenga agahita yihakana umwami, akavuga ati reka ntabwo narindi gusenga, ahubwo narindimo njyewe nigendera, murambeshyera. Agahita yihakana umwami, akavuga ati mbese bamfunze ntabwo naba mbuze ubwenge, mbese bamfunze ntabwo ariko Petero amaze kuzura umwuka wera ahamya bya bindi yatinyaga. Umwuka wera tumara ubwoba. Ubu turi mu gihe gikomeye aho gusengera wenda ku misozi n'ahandi bitemewe, ariko reka nkubwire umuntu ufite umwuka wera ntabwo bamufata ngo ahakane ko yari ari gusenga. Arahamya akavuga ati nibyo mugenzi uko mushaka ndi imbere yanyu, ariko narindi gusenga, narindi kuvuga Yesu, narindi kuvuga gukomera kwe, ukavuga impamvu y'ibyiringiro byawe. Ariko abantu bahimbye sitarateji, avuga ati nibashaka badufunge, ko batugenza kose turabyemera. Abantu bakemera, kavuga ati twa nibadufata turavuga ko twa turi muri ibi n'ibi. Bahimbye imitwe myinshi ku buryo utabashobora. Ariko ibyo byose ni utuntu, ni ubucocera biremeyeho Satani yabazaniye. Ni ubucocera, ni imyenda y'ibicocera bidodeyeho. Icyubahiro turagushimye, turaguhimbaje mwa kino gitondo. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko uri umwami w'amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Wabanye n'abagenzi, wabanye natwe, waturinze, wadushyigikiye, waduhagazeho. Ntacyo twabona twagushimira, ntacyo twabona twakubwira kubw'imbabazi zawe zitagira akagero. Uhabwa icyubahiro Yesu. Ikimeze bityo rero twemerere mwa kino gitondo muri amasengesho, ubane natwe, udushyigikire muri byose. Neza yawe n'urukundo rwawe biganze, utegeke byose bikumvire. Mu izina rya Kristo Yesu udushoboze, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 14. Haranditse ngo ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwira n'ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Ubuyuda n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo Imana iravuze iti uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, ishyire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi kuzahinduka amaraso. Uwo munsi mukuru kandi utangaje Uwiteka utaraza, kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Amena. Tugiye kuvuga ijambo rifite umutwe uvuga ngo guhamya
niryo jambo tugiye kuvuga. Dusomye ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa, tubona umugabo bita Petero, tuhasanga amagambo akomeye cyane. Ubundi mbere Petero ataruzura umwuka, reka mbibutse ko yari ameze nk'abana. Petero ataruzura umwuka, yari agifite ubwoba, nubwo yari agifite ishyaka muri we ryo gukorera Imana, ryo guhamya Imana, ariko Petero yari akimeze nk'abandi. Imana ishimwe. Reka mbibutse ko Petero Yesu amaze gupfa ari we wafashe iya mbere yo kubwira abagenzi bati njyewe nisubiririye kuroba. Uwo ni Petero. Arababwira ati ndabona uwo twizeye apfuye, amaze gushyingurwa. Ndabona ibyiringiro byacu birangiye, none njyewe nsubiye aho nahose, ntacyo nari mbaye. Afata abagenzi be basubirayo, habonetse n'abandi bamukurikira, baramukurikira baragenda. Ngo nuko Petero agezeyo, umwami Yesu amaze kuzuka, arongera aramubonekera, amusangayo, arongera aramuzana. Petero araza, yongera gusubira mu ntumwa. Hanyuma kandi Yesu amaze kugenda, habayeho igitangaza gikomeye cyo kwakira umwuka wera. Bari bamaze igihe bamutegereje, bari bamaze igihe baramubwiwe ko azaza, ariko yari ataraza. Hanyuma ngo Yesu amaze gusubira mu ijuru, cyane ko yababwiye ngo ikibagirira umumaro ni uko ngenda, ngo kuko ninagenda umufasha atazaza aho muri. Ngo hanyuma kandi ngo Petero amaze kuzura uwo mwuka wera, amaze kuzura izo mbaraga, haravuga ngo reka mbabwire mbatangarize ijambo rikomeye. Imana ishimwe. Iyo umuntu amaze kuzura umwuka wera, atandukana n'uko yari ameze. Iyo umuntu amaze kuzura umwuka wera, ntabwo yongera gutekereza nk'uko yatekerezaga. Imico n'imyifatire birahinduka. Ariko biragatsindwa kuba waruzuye umwuka wera, ukaba ukimeze nk'uko wari umeze kera, ukitwara nk'uko witwaraga, ukaba ukivuga nk'uko wavugaga. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Uyu mugabo bita Petero amaze kuzura umwuka, yatandukanye n'uko yari ameze, kuko ntabwo yongeye kugira ubwoba. Kandi ubundi yagiraga ubwoba bukomeye cyane, yatinyaga guhamya Yesu, yatinyaga kuvuga ubutumwa. Petero ataruzura umwuka, yatinyaga kuvuga ubutumwa, ariko umwuka waramaze kuza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahamiriza Abayuda, haravuga ngo reka mbabwire, wamwisha mukamubamba, nuko azi ibingibi mureba, wa wundi mwashinyaguriye, wa wundi mwakubise, wa wundi mwamanitse ku musaraba, amaze kuzura umwuka, ibyo yatinyaga atangira kubihamya. Ibyo yatinyaga kuvuga, atangira kubihamya. Haravuga ngo wamwisha mukamubamba, nuko azi ibi byose mureba,
arahagarara abibwira abayuda, abibwira abisiraheli, aravuga ngo uwo mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi mureba. Mwuka wera, mwuka wera w'Imana tumara ubwoba. Iyo twuzuye umwuka wera ntabwo twongera gukora nk'uko twakoraga. Iyo twuzuye umwuka wera ntabwo twongera kwifata nk'uko twifataga. imico n'imyifatire birahinduka. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ntabwo wakuzura umwuka wera gukomeza kwitwara nk'uko witwaraga. Ntabwo wakuzura umwuka wera gukomeza kwigenda nk'uko wagendaga. Petero amaze kuzura umwuka wera ahagarara muri baravuga ngo mwishe mukamubamba nukoze ibingibi mureba. uwo mwishe mukamubamba nukoze ibimureba. Yemera kuvuga bya bindi bigomba kumucisha umutwe. Yemera kuvuga bya bindi bigomba kumujyana muri gereza, cyane ko amategeko y'abayuda ntabwo yabyemeraga, ariko aremera arabivuga. Aravuga ngo mwishe mukamubamba nukoze ibingibi mureba. Iyo umaze kuzura umwuka urahamya. Iyo umaze kuzura umwuka wera uvuga ibyo abandi batavuga. Iyo umaze kuzura umwuka wera utinyuka ibyo abandi batatinyuka. Iyo umaze kuzura umwuka wera. Ariko umwuka wera abantu b'iki gihe bafite n'umwuka wera w'ubwoba, basubiza mu bubata bw'ubwoba. Hoyo ntabwo ari umwuka wera. Umwuka wera tumara ubwoba. Umwuka wera aradutinyura. Umwuka wera aradutinyura. Oh, haleluya. Mwuka wera aradutinyura. Mwuka aradutinyura tukavuga ibyo abandi batavuga. Mwuka aradutinyura tugatambutsa ibyo abandi batatambutsa. Ibyo abandi batinya umwuka aradutinyura tukabivuga. Petero amaze kuzura umwuka wera arababwira ngo ariko ahagarara n'aba 11 ababwira ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenya kandi mubyumviriza amagambo yanjye. Abantu basinze nk'uko mwibwira, kuko bari Satani yabazaniye yo kudahamya Yesu. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ahamya Yesu ahashoboka n'ahadashoboka. Ahamya Yesu ahashoboka n'ahadashoboka. Imana ibagirire neza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane utagabanyije. Haleluya, haleluya. Mana turagushimiye. Tugushimiye kugira neza kwawe. Tugushimiye ko uri umwami w'amahoro. Jambo riratubwiye ngo iyo umuntu amaze kuzura umwuka wera ahamya umwami Yesu, ntabwo yongera gutinya. Ntabwo yongera kuvuga ati se baragira ngo iki, ko mfite icyubahiro, ko nari inkomeye, abarumva ngo bamfatiye mu gusenga baragira ngo iki. Ndasabira abantu babuzura umwuka w'ukuri. Ndasabira abantu babuzura umwuka bamara ubwoba. Ndasabira abantu babuzura umwuka batinyura. Ndasabira abantu babuzura umwuka wera mu izina rya Yesu. Urakoze kumva gusenga, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza.